nongeye mbahaye ikaze mwebwe mukurikiye ibiganiro byagaragara gospel. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndishimwe Josue Maripasi. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'ibyo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None n'iki waburutisha? Ubuzima bw'intekerezo ni nk'agati k'umubirane mu kutugeza ku byiza. Ni ingenzi cyane ko twita ku buranga bw'inyuma ndetse n'uko dusa, no kwita ku ntekerezo zacu ndetse n'ubuzima. Gerageza gutekereza ku ntekerezo zawe kuko ari nazo zishingiyeho ukuri ndetse n'amahame y'ibyo ushaka kurema. Bazamenya ukuri niko kuzaba batura. Mu minsi yashize ndetse n'ubu ngubu haravugwa inkuru ishishikaje cyane ivuga ibyo kugaruka kwa Yesu cyangwa amarenga y'itariki ya 23 ndetse na 24 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Ese ibi bintu birahuzwa n'iki? Yesu koko yaba azagaruka? Byaturutse hehe? Ni ibihe bintu by'ingenzi bifatirwaho kugira ngo abantu biyemeze iyi tariki ya 23 cyangwa 24 z'ukwezi kwa 9 2025 ko ari wo munsi wo kugaruka kwa Yesu? Icyo nicyo kintu tugiye kuganiraho. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kurema mu muryango mugari w'intekerezo nzima n'ubumenyi. Nkuko nanimbivuze mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube, TikTok, Facebook, Instagram ndetse n'izindi by'umwihariko n'ibinyamakuru byandika, hagaragaye amashusho n'inyandiko zivuga ko Yesu azagaruka ku itariki 23 cyangwa 24 Nzeri 2025. Amakuru nk'aya yagiye akwirakwizwa cyane, akurura abantu ku isi cyane cyane abakunda inyigisho z'iminsi y'imperuka ibizwi nka end times. Abantu benshi bibaza, ese koko iyi tariki ifite ishingiro? Ese Bibiliya yaba yarabivuzeho cyangwa ibivugaho, cyangwa n'andi makosa nk'ayo twabonye mu mateka y'ibihe byashize, aho abantu bagiye bavuga itariki yo kugaruka kwa Yesu ariko ntibihuzwe neza, cyangwa nanone ntibishoboke. Muzi neza amatariki yagiye avugwa nko mu 2012 ndetse n'andi yose turi buze kubona muri iki cyegeranyo. Twakwibaza ngo niki gitera abantu gushyiraho amatariki? Ese nanone ni ibiki bizaba ku itariki ya 23 cyangwa 24 z'ukwezi kwa 9? Dore ko abantu banahuza yuko muri iki kinyejana ariho Yesu azagaruka koko, kuko ubwenge buzagwira. Ubu bwenge bwaragwiriye. Turi mu kinyejana cy'abantu bazi ubwenge kurusha abandi bose bigeze babaho kuri uyu mubumbe. Nanone ariko hari ikibazo gikomeye cyane. Nanone ariko turi mu kinyejana cy'aho amakuru yandagaye kurusha ikindi gihe cyose cyageze kibaho. Ubwenge buragwiye, abantu bateye imbere, ariko intambara, ibibazo n'ibindi byakomeje kwiyongera. Indwara z'ibyorezo zagiye zihuza abantu mu bice bitandukanye kandi ziri globally cyangwa se ziri mpuzamahanga, zigenda ku isi hose. Byabayeho muri iki kinyejana cya vuba ahangaha kurusha ikindi gihe cyose kigeze kibaho. Subiza amaso inyuma gatoya mu mwaka wa 2020. Coronavirus cyangwa COVID-19 ni ikiza gikomeye cyane. Abatekereza cyangwa bagaha umurongo iby'iyobokamana mu gice cyerekeranye n'irangira ry'isi bavuga ko cyazanye ikindi kintu kidasanzwe kitigeze kibaho ku mubumbe, aho abantu bose bahuje bo ku isi yose bahuriye ku ndwara imwe kandi kigira ibimenyetso bimwe, ikabakangaranya, bagashyiraho ingamba zimwe, isi kamera nk'aho iringaniye rwose. Ni n'ikintu kigaragaza yuko ubu ngubu isi ifite umurongo mugari noneho ugenderwaho urenze uko abantu hirya no hino mu moko atandukanye baga bafite amahame n'imirongo migari yo kugenderaho. Ubisi uko ibimudugudu n'abantu bahuza imico biragenda birema ikindi kintu cyo guhuriza hamwe. Birashoboka ko hari uwaba ufite imbaraga ziruta izindi, ashobora no kuba yategeka abantu akabaha umurongo umwe. Si icyo tugiye kuvuga uyu munsi. Reka twirebere ni iki gihuzwa n'uko ku itariki 23 cyangwa 24 ari umunsi wo kugaruka kwa Yesu cyangwa ari umunsi w'imperuka. Impamvu nyamukuru bavuga ko Nzeri cyangwa ukwezi kwa 9 ku itariki 23 ndetse na 24 umwaka wa 2025 ari umunsi w'irangira ry'isi cyangwa umunsi wo kuvuza impanda, nuko iyi tariki izahurirana n'umunsi mukuru wa Kiyahudi witwa Feast of Trumpet cyangwa Yom Teruah cyangwa Rosh Hashanah. Uyu ni umunsi mukuru ukunze gufatwa nk'ugira aho uhuriye n'amahuriro y'ibyanditswe ajyanye no kuvuza impanda, trumpet. Mu Batesalonike ba mbere igice cya 4:16 handitswe ngo
kuko umwami ubwe azamanuka avuye mu ijuru arangurira mu ijwi ry'umumarayika mukuru n'impanda y'Imana, azavuga abapfuye bari muri Kristo babanze kuzuka. Abantu rero bavuga ko Feast of Trumpets ari wo munsi ushobora gutangiriraho icyo gikorwa cyo kuzuka no kugaruka kwa Yesu kukaba kuratangiye. Hari izindi nzira zigera kuri ebyiri z'ibanze abantu bahereyeho bemeza ko itariki 23 cyangwa 24 z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka 2025 ntakuka ari umunsi wo kugaruka kwa Yesu. Iya mbere, imibare ya Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 24 kugeza ku wa 27, hari ibyumweru 70 bya Daniyeli. Bavuga ko ibyumweru 70 ari imyaka 490 byerekana urugendo rw'amateka kuva igihe Abayahudi basubiye i Yerusalemu kugeza mu bihe bya Mesiya. Abavuga ko Yesu azagaruka muri 2025 bahindura uyu mubare bakawuhuza n'amatariki y'iki gihe. Umunsi mukuru w'impanda Feast of Trumpets bahuhuza no kugaruka kwa Yesu. Umunsi w'icyuzuzo Day of Atonement bawuhuza n'urubanza rwa nyuma. Ni mu gihe umunsi w'ingando Feast of Tabernacles bawuhuza n'ubwami bushya bwa Kristo. Bivuze ko ngo iyo tariki ya 23 ndetse na 24 Nzeri 2025 izaba ari Feast of Trumpet, bityo akaba ari amahuriro akomeye cyane agomba kuzabaho ikintu kidasanzwe kuri iyi si ya rurema. Ubundi ikijyanye n'ibyumweru bya Daniyeli bivugwa muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 24 kugeza wa 27 babibara bate maze ngo babihuze n'itariki 23 cyangwa 24 z'ukwezi kwa 9 2025. Ibyumweru 70 byanditse muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 24 kugeza ku wa 27. Ibyumweru 70 byashyiriho ubwoko bwe n'umurwa wera Yerusalemu. Ibyo byumweru 70 nibyo 70 bakuba 7 bikaba imyaka 490. Abafite inyigisho za apocalyptique cyangwa eschatology bavuga ko umunsi umwe ungana n'umwaka, day year principle. Ibyo bishatse kuvuga ko iminsi 490 ari imyaka 490. Uhereye mu mwaka wa 457 mbere ya Kristo wongeyeho imyaka 490 byangana no mu mwaka wa 34 nyuma ya Kristo, bikaba iherezo ry'igihe Abayahudi nk'ubwoko bwatoranijwe bari bagomba kuba bafite. Icyumweru rero cya 7 abigisha iby'iyobokamana bamwe bakoze ibyitwa dispensationalism. Bavuga ko ibyumweru 70 bya Daniyeli icyo gihe kitari cyarangira, ahubwo icyo gihe cyasubitswe kikazamo icyitwa gap. Ibyo babihuza n'umwaka wa 2025 mu buryo bubiri. Bavuga ko twakomeje mu bihe bya nyuma, kandi ikimenyetso cy'uko icyumweru cya 70 kigiye gutangira ni ibihe birimo intambara, ikoranabuhanga rirenze n'ibibazo by'isi bikomeye cyane. Iyo myaka 7 batangiye kuyibara kuri gahunda ya vuba, bamwe bayihuza na 2025 byibura kugeza 2032 nk'igihe cy'ibyago no kugaruka kwa Yesu. Guhuza ibyitwa Feast of Trumpet, bati Daniyeli yavuze ko Mesiya azakurwaho, none ngo ubwo Feast of Trumpet izaba ari tariki 23 kugeza 24 Nzeri, bishobora kuba intangiriro y'icyumweru cya nyuma Tribulation. Icyo cyumweru kikaba gishobora no kurangira mu mwaka wa 2032. Mu buryo bw'imibare yabo, niba umunsi umwe ungana n'umwaka, ibyumweru 7 ubwo ni 70 gukuba 7 bingana n'imyaka 490. Imyaka 490 uhereye mu mwaka wa 457 mbere ya Kristo ugateranya imyaka 490 wagera mu mwaka wa 34 nyuma ya Kristo. Ibi bavuga ko ari ugusoza kw'igihe cya mbere. Hanyuma bakavuga ko hagati y'icyumweru cya 39 n'icyumweru cya 70 harimo icyitwa gap, cya kindi twavuze hejuru. Iyo gap ikaba yarabaye imyaka 2000 igomba kurangira muri iki gihe. Abashakashatsi mu bya Bibiliya bimbitse, by'umwihariko Abadiventiste b'umunsi wa 7, Abaprotesta benshi, Abahamya ba Yehova ndetse n'abandi, bavuga ko iyi gap theory atariyo, ko ibyumweru 70 byose byarangiye mu kinyejana cya mbere. Iyi mibare yabo ivuga ibyumweru bya Daniyeli bingana n'imyaka 490 kuva mu mwaka wa 557 mbere ya Kristo kugeza mu mwaka wa 34 nyuma ya Kristo. Abavuga bavuga yuko 2025 bavuga ko ya gap yasigayemo yahujwe n'imyaka 2000 bigatuma 2025 kugeza 2032 ibonwa nk'igihe cy'icyumweru cya nyuma. Bamwe babihuza na Feast of Trumpet, maze bagahuza ko ku itariki 23 cyangwa 24 Nzeri
nk'itariki yo gutangira cyangwa kurangiza ibyo byumweru. Ariko ibihamya bya Bibiliya bigaragaza ko nta muntu uzi umunsi cyangwa isaha, nk'uko tubibona muri Bibiliya muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 36. Amateka agaragaza yuko mu bihe byashize abantu benshi bagiye bagerageza kwerekana itariki Yesu azagarukiraho, ariko amatariki yose yagiye ashyirwaho yabaye impfabusa kandi aba ikibazo cyane. Urugero, mu mwaka wa 1844 uwitwa William Miller yavuze ko Yesu azagaruka, ariko byabaye great disappointment, byangira habayeho gucika intege, nubwo itsinda rye rito n'abandi bari bafatanyije ubwo bushakashatsi ngo baje gusanga harabayeho kwibeshya, ariko bazamura itsinda rito ryavuyemo itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi ritegereje kugaruka kwa Yesu mu murongo noneho uziguye wo gukora ibyiza no guhora biteguye. Mu mwaka wa 1994 na 2021 uwitwa Howard Camping yavuze ko bizaba ndetse ko imperuka igomba kuba rwose muri uwo mwaka, ariko ntibyabaye. Abashakashatsi bavuga ko ibi bigaragara nk'uburyo bwo kwishakira ibisobanuro mu mibare n'inyandiko, ibizwi nka numerology cyangwa prophecy interpretation. Ku ruhande rumwe ibi byerekana ubwoba n'amatsiko abantu bafite mu bihe bizaza, aho intambara, ikoranabuhanga ryihuta cyane, climate change cyangwa ihinduka ry'ikirere, ubukene, intambara bikomeje gupfuka intekerezo z'abantu. Ku rundi ruhande ni ukwerekana uburyo imbuga nkoranyambaga zifite imbaraga mu gusakaza inkuru, kabone nubwo nta gihamya ikomeye ibiri inyuma. Ubushakashatsi bw'amateka buri gihe buvuga ko iyo abantu bahuye n'ibibazo bikomeye, urugero intambara cyangwa amakuba, hakunze kuvuka inyigisho z'amatariki. Ubushakashatsi bwa siyanse n'imibanire y'abantu bwo bugaragaza ko guhwihwisa no kwerekana amatariki byerekana ko abantu bakeneye kumva ko hari igihe runaka kizaza n'ihumure nubwo nta gihamya gifatika gihari. Inkuru ya Yesu yo kugaruka ku itariki 23 cyangwa 24 Nzeri 2025 ishingiye mu guhuza amakuru kw'iminsi mikuru ya Kiyahudi n'ubusesenguro bw'abantu ku giti cyabo, ariko mu by'ukuri Bibiliya yo ivuga ko nta muntu uzi umunsi cyangwa isaha. Iyi ni inyigisho ushobora kumenya ukanayigaho, kuko hari n'ibindi bintu runaka ishobora kugufasha no gutekereza biruseho, ariko umuntu akaguma mu guhora yiteguye aho kwishingikiriza ku matariki, kuko nta nubwo tuzi umunsi cyangwa isaha. Ushobora gutekereza icyo gihe cyangwa ugatekereza igihe kizaza, ariko urupfu rwo ntuzigera uzazira, no mu masaha makeya waba uvuga inkuru cyangwa uyumva rwaza rukagutwara. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'ibyo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None n'iki waburutisha? Ubuzima bw'intekerezo ni ikintu cy'ingenzi cyane ugomba kwitaho. Ni agati k'inkubirane mu kugira ngo ugere ku byiza biruseho. Ugerageza utekereza uti ubuzima bwanjye bwo mu mutwe bwo buteye bute? Ese ntekereza neza? Guhuza imimerere y'ubu buzima ndetse n'igihe turimo byagiye bigora intekerezo za benshi, aribyo biri kurema intekerezo zijagaraye kandi ziguye ikinya. Rimwe na rimwe bishobora kuba byatera agahinda gakabije, kwiyahura, kwiyaka ubuzima ndetse no kwitekereza nabi no kwiyanga. Ni indwara iri kugenda itera imbere cyane. Kuki wareka ukarohama kandi hari abantu bashobora kugufasha? Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kuri mu murongo mugari w'intekerezo nzima ndetse n'ubumenyi. Ndishimwe Josue Maripasi. Ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe, nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none, utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2.
cyangwa 0795 11 66 0. Niba utuye heza reka hase neza. Utangiye bizinesi nk'iy'inganda nto cyangwa inini, wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora? Fungura idirishya rishya none. Wari uzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza? M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka kandi tugashyiraho ibirango byawe ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe. Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarangi n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze. Fungura idirishya rishya none urebe indi page nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company. Duhamagaye kuri 0788 48 19 233 cyangwa 0788 11 86 370. Wanadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Karuruma, ahazwi nko mu Makawa, mu marembo ya Emono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda. M&C Corrugated Box Company Rwanda. Smart Packaging, Perfect Solutions.